Ikibazo cyanjye kirabaza ngo ese birakwiye yuko umupasiteri yatera utwasi umukristo gutya? Oya. Ari umukozi w'Imana aza gutakira nta kindi kintu agusabye, nta amafaranga, uko yagombaga no kujya kubaka amafaranga reka kabwira ati noneho ubushobozi bunshizeho ni mutange contribution nka Mama yaje gufatwa n'uburwayi nkiri muto, ndabyibuka ko yafashwe niga mu mwaka wa 5 wa primaire. Icyo gihe ariko mubwiye ikibazo cyane, please mbwira komera, mbwira Paul, ibindi untuke cyangwa nkubita ariko byibura wabanje ni first side urumva. Yitabaje pasiteri waho yari yarabatirijwe amutera utwatsi, amubwira ko atamuzi, ko aheruka mubatiza ariko nta zindi gahunda z'itorero amubonamo. Amahoro n'imigisha bibe kuri we nshuti udukurikiye kuri Gospel Today, twizere ko umeze neza cyane, wakoze cyane kubana natwe. Niba ari ubwa mbere uje ahantu ni heza cyane, harakubereye, hagume ntabwo uzicuza. Kandi subscribe ndakwinginze, kandi subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ujye ubona ko hari ikiganiro gishya dushyizeho, ukande kuri iyo nzogera uzajya ubona notification cyangwa se akantu kakwereka yuko nyine hari ikiganiro gishya dushyizeho. Abantu bakandi subscribe namwe, thank you so much. Umuryango mugari w'aba GT, thank you so much. Gospel Today turabakunda cyane, mutubereye umugisha. Abantu mujye mu comment mukandika ibyo wakandika ibyo ari byose, hari nabandika nyine ibintu biri negatifu nabyo turabyandika bitwereka ko mu byukuri warebye ikiganiro. Turabigushimira abantu mwese mudukurikira, mu byukuri Imana ibaha umugisha. Abantu bari mu Rwanda turabasuje, mu ntara zitandukanye n'umujyi wa Kigali, abantu bari mu madiaspora atandukanye mu bihugu bitandukanye, thank you so much. Abarundi, abanyarwanda mwese turabakunda cyane, kandi twishimira ko muri umuryango mugari, muri umugisha, mutubereye ifura cyane. Nitwa Fidele Gatabazi. Uyu munsi tugarutse muri ya nkuru yacu, intimba yo mu rusengero. Bamwe babyumva kumwe, abandi ukundi, bati uko no kubangamira church, ariko ntago ari kuyibangamira. Church ni nziza, mu rusengero ni heza, ariko hashobora kuboneka igikomere, umuntu ashobora kwakomerekera kuko na ahantu nk'ahandi. Uyu munsi rero twagarutse mu nkuru yacu, ni inkuru yindi dufite, ndagira ngo tuyitangire. Turi kumwe n'umutumirwa mwiza cyane, ni umusore ukiri mutoya, abakobwa baza kugira iyereka baze kuri tambuza. Turakwakiriye Sam. Thank you. Yeah. Yitwa Sam, ntekereza ko birahagije, si ngombwa kuvuga yose cyangwa urayavuga yose kugira ngo baze kugusacinga no kuri IG. Ongeraho Baheza. Yitwa Sam Baheza. Niba ushaka utuntu nk'utu, kwa decoration twiza, amavaze meza, interior design mu nzu yawe ko haba hameze neza, ari amavaze ku kazi aho ukorera, ayo gucuruza, bakora ibintu by'amavaze rwose meza cyane, ategura nyine urugo rugasa neza kabisa. Afite rero company yitwa Baheza, uyu ni CEO turi kumwe. Turakwishimiye. Thank you. Uyu munsi rero dufite intimba yo mu rusengero, inkuru turagira ngo Sam niwe ujye kuyitugezaho. Yego. Wigeze ukomerekera mu rusengero? Cyangwa uracyari muto nturatangira gukomereka? Ntago byabura. Ntago hajyabura imijugujugu. Nawe waraburiye? Nubwo ari ahantu heza twumva abantu bashobora kuba bakagirira amahoro, cyangwa se bashobora kujya bizeye ko ariho hantu bari buruhukire, ariko ntago bijya bibura. Burya ntago bibura ko umuntu agira utuntu duto na dutoya ahurirayo natwo. Yego. Twagera ku nkuru yacu. Yego, inkuru yacu iragira iti muraho neza, nitwa Chris. Iwacu ni Muhanga mu majyepfo, mvuka mu muryango w'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, mfite papa na mama. Kuri ubu ndi umusore, mfite imyaka 26, ndi worship leader kuri eglise yacu nyine i Muhanga mu mujyi. Navutse nsanga mu rugo ibyo gusenga bitahaba, sinzi niba navuga ko bitahabaga, ariko birasa nabyo, kuko ntibyakorwaga kandi ntibyanavugwagaho rumwe hagati y'ababyeyi bacu. Papa yari umukristo mu itorero aho dusengera, na n'ubu naho mama we ntaho nabonaga barizwa.
yakundaga kutubwira ko idini ye ari umutima. Nijye mfura iwacu, mu by'ukuri ntabwo nigeze nkunda ibyo gusenga muri icyo gihe, kuko nta n'uwabinshishikarizaga, kuko na papa witwaga ngo afite aho abarizwa yashoboraga kumara ukwezi atarajya mu iteraniro. Mama yaje gufatwa n'uburwayi nkiri muto, ndabyibuka ko yafashwe niga mu mwaka wa 5 wa primaire. Icyo gihe ariko yari amaze kubyara mushiki wanjye unkurikirana murumuna wanjye muto, kuko Bucura yabyawe niga muri segonderi. Uburwayi bwa mama bwabaye amayobera ku buryo twazengurutse ibitaro byose babura indwara, kandi we akaribwa umubiri wose ndetse atabasha no guhagarara keretse kwicara no kuryama gusa. Tumaze kubona ibintu byose bidushizeho kubera kuvuza mama, papa yigiriye inama yo kuyoboka amasengesho. Yitabaje pasiteri waho yari yarabatirijwe amutera utwatsi, amubwira ko atamuzi, ko aheruka amubatiza ariko nta zindi gahunda z'itorero amubonamo, ndetse ko afite amakuru y'uko anywa inzoga. Naho inkuru yacu Chris igice cya mbere kirangiriye, avuga ko ari umwana wavukiye i Muhanga, ari naho bagituye uyu munsi. Yego. Avuga ko muri famiye yabo batari bita ku bintu byo gusenga, ko ngo uwitwaga ngo arasenga yari papa we, ariko nawe yari akazuyazi. Ko numvishe neza byashoboka ko yamaraga nk'ukwezi adakandagiye muri shaka ko yarajyaga nko kuri Noheli, hari abantu bajya gusenga kuri Noheli cyangwa agafata nk'umunsi umwe runaka akaba aribwo ajya gusenga. Yego, cyangwa habaye igiterane, habaye nk'igiterane, habaye ibintu bidasanzwe nyine ukajya ku buryo ushobora no guhura n'uko kumbe se burya umukristo hano ndi umuntu hano ni naho nabatirije. Hari n'abantu yewe baheruka babatizwa bakazagaruka ukavuga wabaga hehe. Noneho ku buryo umuntu ushaka kumubwira uti ngiye nsengera muri Zion Temple n'urugero, wowe ko ntarakubona na rimwe, nyamara nagiye umwaka ushize kuri Noheli nari mpari. Hari abantu rero bajyayo no muri ari amavuye yo gusoza umwaka ugasanga yaje mu rusengero, noneho akakubwira ati aha ariho nsengero. Uvuze akantu ko gusoza umwaka, nibuka ukuntu ku macaca usanga biriya bitaramo bya Noheli, ibitaramo bya Bonane, usanga hari insengero kabisa zuzuye abantu, ukibaza aba bantu babaga hehe. Banza nabo mu kabari baba baje. Urumva dufite abantu bameze gutya nko muri uyu muryango wo kwa Chris. Mu by'ukuri ugasanga mama wowe yaravuga ngo mu gusengera ni mu mutima, ariko wenda nuko tutaragera mu nemeranya nawe. Oya, ntago nemeranya nawe. Gusenga guterana kwera ntitukabyibagirwe n'ijambo ry'Imana rirabivuga. Ibyo kuba rero ngo urusengero rwawe ni mu mutima, hari uburyo nyine bituziyemo neza ukuntu abantu nabo barya muri comment batubwire niba koko urusengero ari mu mutima. Kuvuga ngo urusengero ni mu mutima ni muri sanse yo kuvuga ngo nunagushwa n'urusengero nk'inzu, umenye ko mu mutima wawe harimo Kristo cyangwa se harimo Imana, ko ariyo mujaji. Naho abantu bo aho hantu ho guteraniraho si ikibazo, ariko guterana nyine byo ni ngombwa. Noneho rero turi kwibaza ngo iwabo wa Chris, yego, papa we ngo yasomaga nako gacupa rimwe na rimwe, uko ayo makuru yaje no kujya kuri pastor. Muntu uzi yuko urakazu yaze muri ubwo buryo tutararengaho, birakwiye ko ababyeyi ari bo bafatiye mbere bagatoza abana gusenga, kuko ntago umwana yamenya gusenga nawe ubwawe udasenga. Noneho nk'uwo mwana uri kubwira ngo gusenga ni mu mutima, we none atazi biva niyo bijya, wowe yenda hari nk'ibikomere wahuriyemo nabyo mutagiterana, ariko uriya mwana we ni igitamambuga nyine ntawazi. So azamenya se gusengera mu mutima gute, urusengero ruzaba mu mutima gute atabizi, ataje biva niyo bijya? Ntago byakunda, kuko akenshi tubona ko umwana wakuriye mu rusengero abatandukanye cyane n'umwana wakuze utajya gusenga. Yego. Aha nagwa nk'urugero, hari nk'abana benshi baba barakuriye muri École de Dimanche. Yego. Ugasanga ni umwana agiye akura, uko akura ariko agenda amenya iby'agakiza. Yego. Ni nayo mpamvu muri gospel akenshi usanga nk'abahanzi dufite
akenshi baba baragiye bakorera mu rusengero ari abana hariya niho kura inspiration niho kura gukunda gusoma ijambo ry'Imana urabona nkariya magambo abantu baba barafashe mu mutwe ubu ngubu hari nk'imirongo tuzi muri Bibiliya wafatiye muri Ecole de Dimanche ubu nk'aya turirimbo njya nibuka twa ndagatama ka Yesu turiya turirimbo twose yego rero birakwiye ko nk'ababyeyi muri rusange umubyeyi uri kutwumva umubyeyi udukurikiye aka kanya birakwiye ko ari we ufata iya mbere kugira ngo ushishikariza abana gusenga ubabwire iby'agakiza ubabwire inzira ya Yesu yego aha kwa Chris rero Chris ari kuduha inkuru ye akatubwira ko mama we yaje kurwara mu by'ukuri araremba ngo baravuza biranga bazenguruka ibitaro byose biranga ariko ise nyine buryo umuntu wasenze aba yarasenze mu by'ukuri niyo aguye ntarambarara niyo mpamvu burya niyo wapfapfana uzapfapfana mu nzira ntagagwisha amazuru azagwisha umuntu wabonye ntago amazuru agera hasi so mama wabo yarafashwe araremba noneho umusaza cyangwa se papa wa Chris asigarana option imwe yo kuvuga ngo reka nge mu nzu y'Imana mu by'ukuri nshake pastor cyangwa se nshake itsinda ry'abanyamasengesho bansengere ni nacyo kintu nshaka ko dusorezaho turi kuvuga kuri iyi nkuru yego tumaze kubona ibintu byose byadushizeho komeza usome twumve tumaze kubona ibintu byose bidushizeho kubera kuvuza mama papa yigiriye inama yo kuyoboka amasengesho yitabaje pasiteri w'aho yari yarabatirijwe amutera utwatsi amubwira ko atamuzi ko aheruka batiza ariko nta zindi gahunda z'itorero amubonamo ndetse ko afite amakuru ko anywa inzoga ikibazo cyanjye kirabaza ngo ese birakwiye yuko umupasiteri yatera utwatsi umukristo gutya oya ari umukozi w'Imana aza gutakira nta kindi kintu agusabye nta amafaranga uko yagombaga no kujya kubaka amafaranga rega kabwira ati noneho ubushobozi bunshizeho ni mutange contribution nka church mumfashe nk'umuntu wabatirijwe hano ariko wese byasabye just pray isengesho ryonyine uvuga ngo ni musengere cyangwa se ni mwere isengesho Yesu yigeze ajya gukiza umwana w'umutware noneho Yesu aramubwira ati noneho reka tujyane mu rugo njye kumusengera umutware aramubwira ati oya nanjye ubwanjye ngira abantu nyobora iyo mbabwiye ngo mwicare baricaye muhaguruke barahaguruka nawe tegeka indwara irakira uvuga ngo uyu mupasiteri ikintu agomba gukora kwari ugusenga niyo atajya mu rugo ngo ajye gusengera mama wa Chris yashobora no gusengera aho ari muri biro isengesho rikamugeraho simple as that umuntu arakwegereye afite ikibazo umuntu aragutakiye uri n'umushumba uri umubyeyi aho kugira ngo umufashe uri kumwibutsa iby'ibyaha bye uri kumwibutsa uburyo ari mubi tugira abantu bateye gutyo ugasanga ndaje ndagutakiye nka Samu ndakubwiye nti gutya na gutya bimeze gutya na gutya muri baheza niba mufite akazi mwampa cyangwa se byagenda gutya gutya wankorera ibi nibi aho kugira ngo mpe service aho gutangiye kunyurira ibintu bitanajyanye n'ibyo ngibyo birakwiye mu rusengero ntago bikwiye impamvu bidakwiye usibye no kuba mbere yuko tugera no mu rusengero no mu buzima busanzwe cyangwa se no mu muco wa kinyarwanda ubundi iyo umuntu aje akugana ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukumutega amatwi ukamuhakanira wenda ari uko wumvishe byanze ariko nkaho urabona ko ukuntu mbyumva neza ino nkuru ya Chris uko bigaragara papa we agisanga pasiteri ubwo byumvikana ko pasiteri afite amakuru y'uko anywa inzoga ibyo bagiye banamubwira banamubeshyera hari abantu badufite amakuru mu by'ukuri batubeshyera abo ntibabura urumva bakagenda kuvuga ati Samu ariba Samu aratukana arabeshya kandi n'ukuri ni ukukubeshya kuko ufite amakuru abantu baguhaye ntabwo ufite amakuru ya Samu nyirizina muranamwegera ntimuranaganira ntiwanavuze ngo ese uyu mukristo ko muheruka batizwa kubera iki yabaye iki ese ko mfite amakuru kwanywa inzoga kuki ntamwegera ngo mbaze why kandi ari umukristo wabatijwe yego ntabwo bakora izo investigation ahubwo ari hari yarajyagenga ko okay barabimbwiye ibya Samu umunsi namufashe kandi hari igihe abana bitekereza avuga ati azankenera ndabizi nzabaga nta kinyi urumva hari igihe umuntu ari bayicaye gutegereje ati namwumvishe amakuru ntugiye ngo yamubwire genda kuvuga ko ari nibihuhwa cyangwa bari no kumubeshya cyangwa se ari
okay, umunsi umwe nzamufata yagira amahirwe akakubona akagufatisha akakwibutsa n'ibyo mu myaka 100 akakurangiza neza neza. Icyo rero nicyo ahanini abantu benshi muri iki gihe nicyo kintu usanga wenda kigaruka ahantu ugiye kwegera umuntu aho kugira ngo agufashe nyirizina ikibazo afite, ahubwo atangiye kukubwira ati gutya na gutya hano wagenje gutya, kandi nyamara ntabwo ari cyo cyagakwiye. Hano rero papa wa Chris yari yegereye pasiteri nk'umuntu ashaka ko yamufasha mu buryo bw'amasengesho. Noneho wibaze umubyeyi, wibaze umupapa ufite madamu wararwaye, urumva amaze igihe kinini ibintu byabashizeho, urumva nka pasiteri ntago wari ukwiye kongera kumwibutsa ibyo bihe yagiye anyuramo. Icyambere cyakuye amagambo y'ihumure, akeneye komera, akeneye kumubwira ati mwihangane, kumubwira ati yenda ntitwabimenye by'uburwayi bwa mama Chris, cyangwa se mwivuje gute, ese yafashwa ate, ibyo ntabyo bigeze batubwira. Yaraje ahita amubwira ati ahubwo wowe umwinzoga, wowe ntuheruka mu rusengero, urumva maze ari gukora yishyira ibyo mu rusengero ibya caci, ntago yenda ari kumwibutsa uburyo adatanga icya 10 n'ibindi bintu biri aho ngaho, nkaho atafokasinze mu by'ukuri no mu muco nyarwanda tureke mu rusengero. Yego nari nabikomojeho kare. Ibyo rero kuvuga niba uhuye nanjye Samu nkubwiye ikibazo cyane, please mbwira komera, mbwira Paul, ibindi untuke cyangwa nkubita, ariko byibura wabanje ni first side, urumva. So amubwiye ikibazo afite, ikintu cyambere amubwiye ni ibyuko adaheruka mu rusengero, amweruka abatizwa. Yego turashaka kumenya inkuru ya Chris uburyo yaje kurangira. Ariko ukiri aho ngaho birakwiye ko ibaze niba uri pasiteri ufite abayoboke wenda 1000, wenda bose ntiwabamenya, ariko ngira ngo wenda rimwe na rimwe insengero ziba zifite, wenda twavuga ko ubundi ubuyobozi buba bugomba kwegera nyine abo buyobora. Yego, kwegera abaturage. Niba umuntu yarabatijwe mu itorero, urumva ibyo ari byo byose ntihabura umuntu baziranye. Yego, icyo gihe rero nta kindi. Kandi muri iyi minsi nagaruka ku kantu k'urukundo rwakonje. Mbere yuko anagira wenda kuri pasiteri, byari bikwiye ko n'abadiyakoni b'abantu baba mu rusengero bamenya ati uyu muntu ari basha no kuvuga ati reka tumwinjirire, tunaprofite no gusengera umugore we, tunaprofite kugarura ubugingo bwe, bizatuma papa Chris yizera ko Imana ikora mu by'ukuri agarukira Imana. Yego, ubwo rero cyari gikwiye nka pasiteri, ntabwo yari akwiye kuhita afata umwanzuro wo kumwibutsa ibyo bintu byose ibyo yanyuzemo. Nkajye ukuntu mbyumva birakwiye ko nyine umuntu niba aje gusanga ubanza ukamwumva, ukamwakirana impuhwe n'ubugwaneza, ukamutega amatwi, mbese muri make ukamuha ishusho y'ukuntu ashobora kuva muri icyo kibazo. N'ikindi kibazo nshaka kwibariza pasiteri, ese usengera umuntu kubera yuko ari umukristo wawe? Ese ntiwabona n'umuntu utazi gutyo gusa ukamusengera? Ntabwo ari ngombwa ngo aba ari umukristo wawe, abasanzwe aterana aho ngaho, cyangwa se aba ari uko atanga icya 10, aba ari uko umubona buri cyumweru. None se ni ngombwa ngo niba kuzanira umuntu banze ubaze ngo none se ngo asengera muri iyo church? Ariko hari akantu najyaga mbona cyane, ariko nari nzi ko ari ibintu nyine biba wenda nk'ahantu nyine mu cyaro, ariko naje gusanga no mu mujyi utwo tuntu nyine rimwe na rimwe tugenda tuhaba. Kuko ari igihe usanga nk'umuntu ari umuntu ku rusengero, bubaha ku buryo atambuka bagahita bamubwira umwanya w'imbere ati imbere cyane, ari imbere cyane, nimuze hano. Rero nkeka ko wenda ariyo mpamvu papa Chris yanahageze bakamubaza ati nta faranga ryawe tuzi, nta kwakira abashyitsi tuzi, reka umusanzu w'inyubako reka. Nkeka ko ari niyo mpamvu wenda pasiteri yahise avuga ati atamwakiranye yo. Tuzamenya impamvu muri part 2. Turagushimiye cyane wari ukurikiye inkuru ya Chris nimba yo mu rusengero. Tuzamenya impamvu Chris yatwandikiye atubwiriye inkuru, cyangwa se yanditse inkuru ifite ibice byinshi. Cyari igice cya mbere. Tadushimire Samu Baheza. Yego, wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Tuzabonane mu kindi gice, ukurikize amabwiriza yo gusharinga no kurayikinga no kujya muri comment. Turakunda cyane. Bye bye.